Gusaza ni icyiciro cy'ubuzima buri wese agomba kunyuramo. Iyo uvutse ugakura, ugeraho ugasaza cyane cyane iyo imyaka ibaye myinshi. Nubwo bimeze gutya ariko, hari abasaza hakiri kare kurusha abandi. Hamwe ushobora kubona umuntu ukagira ngo afite imyaka myinshi kandi akiri muto. Ahandi ukaba wabona umuntu ukamukekera imyaka mike kandi afite myinshi. Ubushakashatsi bwagaragaje ko hari ibintu abantu benshi bakora bikaba byabatera gusaza imburagihe kandi imyaka yabo itari myinshi. Ngiye kugaruka ku bintu 8 dukora mu buzima bwa buri munsi bishobora gutuma umuntu asaza vuba. Ni ubushakashatsi bwakozwe n'ikinyamakuru cyandika inkuru ku buzima bita Elle Cremer. Ikintu cya mbere bavuga gitera gusaza vuba ni ukujya ku zuba igihe kirekire. Imirasire y'izuba yangiza cyane uruhu rwacu. Abashakashatsi bavuga ko iyo mirasire itera uruhu rwacu gukanyarara ndetse no kugira iminkanyari ibizwi mu ndimi z'amahanga nka wrinkles mu maso. Jya wirinda rero kujya ku zuba ndetse no kumaraho igihe kinini cyane mu buryo bwo kwirinda gusaza imburagihe. Icya kabiri ni ukudasinzira neza. Kudasinzira bihagije si byiza kuko bihungabanya imikorere myiza y'umubiri, ndetse abahanga mu by'ubuzima bagaragaje ko bituma umuntu asaza vuba. Uretse uku gusaza vuba kandi ngo ni n'intandaro y'indwara zitandukanye nk'umuvuduko ukabije w'amaraso, kudakora neza k'ubwonko, umutima n'ibindi. Ni byiza rero kugira igihe gihagije cyo gusinzira. Ikintu cya gatatu ni ukudakora imyitozo ngororamubiri. Kuri iyi ngingo ho abantu benshi ntibakunze gukora imyitozo ngororamubiri kuko batabona umwanya wayo. Ariko abashakashatsi bagaragaza ko niyo wafata iminota 20 iba ihagije ku mubiri uba ubonye ibikenewe kugira ngo urusheho gukora neza. Bavuga ko byibuze umuntu yakagiye afata iminota 20 ku munsi, akagerageza nubwo yaba yumva bitamurimo, agakora imyitozo ngororamubiri. Ibi biri mu bintu byakurinda gusaza imburagihe. Ikintu cya kane ni ugukunda ibinyamasukari cyane. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga bugatangazwa mu kinyamakuru cyo mu Bwongereza British Journal of Dermatology bwagaragaje ko iyo umuntu akunda kunywa isukari cyane, hari igihe igera mu maraso igafatana n'amaproteine bigakora ibindi bintu bita glycation end product. Uku gukorwa kw'ibi bintu rero abahanga basanze ngo byangiza uruhu cyane. Aha rero niho bagira inama abantu ko atari byiza gukoresha kenshi ibinyamasukari. Ikintu cya gatanu ubu bushakashatsi bwagaragaje ni ukugira imihangayiko cyangwa stress. Imihangayiko ijyana cyane no gusaza vuba. Uko uhangayika cyane cyangwa se ugira stress, niko uruhu rwawe rurushaho kugaragara nk'urushaje. Stress yongera imisemburo bita cortisol na norepinephrine. Ibi rero bishobora gutuma umuvuduko w'amaraso uzamuka ndetse n'ubudahangarwa bw'umubiri bukagabanyuka. Ikintu cya gatandatu ni ukutagira umwanya wo kuganira n'inshuti ndetse n'umuryango. Iki ni ikintu abantu benshi bakunze kuba batazi ko ari ingenzi cyane. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kwishimana n'inshuti n'umuryango bifasha kugira ubuzima bwiza, ubudahangarwa bw'umubiri, bikarinda kwiheba ndetse bikarinda gusaza vuba. Jya ufata umwanya rero wishimane n'inshuti ndetse n'umuryango, bizagufasha kudasaza imburagihe. Kutarya imboga n'imbuto. Imboga n'imbuto bikungahaye ku bifasha gutuma uruhu rusa neza. Ibaze rero niba utarya imboga n'imbuto uzasaza imburagihe. Ni byiza rero kwihatira kurya imboga ndetse n'imbuto kandi byujuje ubuziranenge, kuko hari ababirya ariko bakabirya nta buziranenge bifite, n'ubundi ugasanga ahubwo bibagizeho ingaruka aho kubagirira umumaro. Ikintu cya nyuma ari nacyo cya 8 ni ugufata ibiribwa cyangwa se ibinyobwa birimo uburozi bugiye butandukanye. Twavugamo inzoga ndetse n'itabi. Ibi ni ibintu bizwiho kuba byatera umuntu gusaza vuba bitewe n'uko uburozi buba bubirimo bufata umubiri
bikawuca intege, bigatuma umuntu atangira kugenda asaza bitewe n'uko biba byaciye umubiri intege. Ibi rero bikaba ari byo bintu 8 twari twaguteguriye byagufasha kumera neza ndetse n'umubiri wawe ukarushaho gukora neza, utari ukuwurinda gusaza imburagihe gusa. Ndagushimiye. Iyi ni 7K TV.